Hano murabibona ngiye nkaba ndi umunyamakuru wa Ineza TV gatanu, nkaba ngiye kugira ngo dufate umushyitsi hano waje watugendereye akamanza akatwibwira ko yitwa n'amazina n'icyamuzanye ahantu kuri iyi hoteli. Sawa, murakoze, umwanya ni uwanyu. Murakoze, amazina yanjye yitwa Uwineza Latifa. Impamvu ndi kuri iyi hoteli yitwa Igihozo hoteli ni uko twaje kubyina nk'itorero ipfundo ry'abeza. Byari byiza, turashima Imana ko yahabaye, Imana nihabwe icyubahiro. Namwe turabararikiye abafite ubukwe, muze mutugane, muduhe ibiraka, tubakorera neza mukishima, mugasigara muvuga uti ba bana bagaruke. Murakoze. None se ibyo wabonye hano kuri iyi hoteli, ese wabibonye gute? Ese imyitwarire wabibonye gute? Ese wabonye hameze gute? Ese ni ikihe kintu bashishikariza abandi batabasha kuba bahagera nawe ejo bazahagere? Ikintu nabonye hano hantu nyine, wenda kuri njye ni ubwa mbere nagiye muri esanseri, byari ibitangaza nyine. Uyu munsi nishimye, nagiye muri esanseri nyine. Buriya nashishikariza abantu kujya mu mahoteli utuje, ufite icyumba cyawe wenyine, nta kajagari, nyine aba ari byiza, ndabishishikariza kuza. Urabona ko iyi hoteli bayita hoteli Igihozo, hariya ni i Remera, hano urenze kuri stade gatoya ukomeza mu ntambwe na 15. Ese mu by'ukuri, ese uko wayibonye gute? Ese washaka kugira ngo urangire abandi bantu abakiriye? Ese ushaka kugira ngo babahe akazi gahoraho, cyangwa se uko waba ubyumva muri wowe? Ese wumva ko wazamo buri munsi, ko wabonamo akazi ka buri weekend? Ese wumva byagenda gute? Ni ikintu navuga, iyi hoteli ni hoteli nziza ya taje igeretse kabiri, ni taje nziza cyane pe. Ndashishikariza abantu bafite impano nk'izo guteka baza bakabakira, kuko iyi hoteli iteka neza, irakwakira ugasigara wumva wishimiye. Inkoko, amafi, ibintu nk'ibyo nyine. Ni karibu nyine, mwinjiye muri hoteli Igihozo. Sawa rero, murakoze cyane kuba mwadukoreye, mwakoze ibintu byiza cyane, twabishimye. Gusa kuraje kandi natwe duhora tubareba buri munsi n'isaha ku munsi. Umuvana Dusingizimana Silver the size. Ubwo rero ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.